Ese byaba byaragenze gute kugira ngo Chris Easy ashishure amashusho y'indirimbo yo muri Korea y'Epfo? Umuhanzi Rukundo Christian wamenyekanye nka Chris Easy yabaye ingingo igarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga muri iki cyumweru. Ni nyuma y'uko ashyize hanze amashusho y'indirimbo ye Samborera, bikagaragaraho hari bimwe mu bice by'amashusho ye bisa neza n'ibyo mu ndirimbo Work y'Abanyakoreya y'Epfo. Mbere y'uko Chris Easy akorera ibitaramo muri Uganda, yari yagaragaje ko agiye gushyira hanze iyi ndirimbo kandi ayisobanura nk'imwe mu zigize ibihangano bye azifashisha mu bitaramo agiye gukorera ku mugabane w'i Burayi. Bamwe rero mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bagaragaza tumwe mu duce Chris Easy yifashishije mu ndirimbo Work y'Abanyakoreya y'Epfo. Mu ndirimbo ye adukuye muri iyi ndirimbo nyine birumvikana. Iri tsinda rero rimaze igihe riri mu muziki ndetse rigizwe n'abasore batandatu barimo Hong Jong, Seongoha, Yoon Yengo Sang ndetse na San Ming, Uyong Yang ndetse na Jong Ho. Muri Kamena 2024 itsinda rya Atezi ryasohoye episode ya 11 ndetse na alubumu ebyiri. Muri iki gihe bavuzwe mu Rwanda binyuze mu ndirimbo Work yabo Chris Easy yifashishije mu gukora amashusho ye Samborera. Bagaragaza ko kandi batangiye urugendo rw'umuziki ku wa 24 Ukwakira 2018 ndetse batangiranye na extended play bise Treasure episode All 20. Aba basore bakorana cyane n'inzu zifasha abahanzi mu bya muzika nka Hero 82, Kick Entertainment, Erika Records, Universal Music Japan, Nippon, Columbia ndetse na Legacy Recordings. Umuziki wabo wubakiye ku njyana ya K-pop, hip hop, trap ndetse na EDM. Ukoresha amazina ya Caguwa ku rubuga rwa Twitter yagaragaje ko yatengushywe cyane no kuba Chris Easy ashishura iyi ndirimbo. Yavuze ati ibi bintu birababaje, ibaze kuba uri umuhanzi warangiza ugashishura amashusho y'ibyakozwe n'abandi, ntibirangiriraho ahubwo ugashishura n'indirimbo y'abandi. Ngaho namwe ni mu ndebere. Minisitiri rero w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah yagaragaje ko ibyakozwe na Chris Easy bikwiye kureberwa mu ndorerwamo yo guhanga ibishya ugendeye ku byakozwe n'abandi, kuko Singapore yubatswe nyuma y'ubumenyi bavomye mu bihugu bitandukanye, aho igihugu cya Singapore cyafashe abantu bagiye batandukanye kikabohereza mu bihugu bikomeye Uburayi, Amerika, Ubushinwa kugira ngo bahavane ubumenyi. Utumatwishima rero yumvikanishije ko Singapore irangamiwe muri iki gihe yubatswe hagendeye ku ihame ryo kwigana ugahindura ubundi ugakoresha ibyo gusa ufite nka copy, modify ndetse na paste. Utumatwishima yasoje avuga ko iby'abahanzi n'abandi bahanga bakora byo guhera ku byahimbwe n'abandi ndetse ari principe yemewe mu muziki. Gusa byaje bibuka kubahiriza, yavuze ko bagomba kubahiriza amahame yo kurengera umutungo mu by'ubwenge, intellectual property. Ibindi yavuze ko Utumatwishima yavuze ko abantu bagomba kureka bakibyinira Samborera kuko Chris Easy ibyo yakoze nta bintu birenze. Best Friend ya Bwiza na The Ben n'izindi kandi tuzahurire mu gitaramo cya Shine Boy Fest cya Davis D muri Kigali tariki 29 Ugushyingo 2024. Junior Giti ureberera inyungu za Chris Easy yabwiye Inyarwanda ko kwiga ari ukwigana kandi nta porogaramu bakora zirimo nka Logic mu gukora no gutunganya amashusho y'indirimbo, ntabwo rero zahanzwe n'Abanyarwanda. Yavuze ko hatabayeho kwigana 100% ibyakozwe n'uriya muhanzi, ahubwo habayeho kurahura ubumenyi. Ngayo nguko rero, ariko ntaragenda gatoya ndagira ngo mbabwire ko indirimbo ya Bwiza na The Ben yamaze gusibwa ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo ya Bwiza na The Ben
yasibwe ku rubuga rwa YouTube, hanyuma yabikozwe n'umugabo uvuga ko hari amashusho cyangwa se hari uduce tumwe na tumwe tugize iyi ndirimbo bakoresheje muri iyi ndirimbo. Ni indirimbo rero Bwiza yakoranye na The Ben yitwa Best Friend. Indirimbo rero hakaba hari uduce bagiye bakura mu duce tw'uwabareze, ndetse arabaripotinga bituma indirimbo yabo bayisiba. Indirimbo rero ya Meddy na indirimbo ya Bwiza na The Ben bakaba barihanganishije abafana bababwira yuko bari gukorera ibishoboka byose kugira ngo barebe ko iyi ndirimbo yagaruka. Ni ibintu rero byababaje abantu batari bakeya. Ni indirimbo yari imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni mu gihe kingana n'iminsi 5. Ni ibintu rero byababaje abantu ku rwego rwo hejuru. Bwiza rero yavuze ko indirimbo yabo yasibwe bitewe n'abantu batifuza yuko umuziki nyarwanda cyangwa se abahanzi runaka batatera imbere, anihanganisha abafana ababwira yuko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi ndirimbo ibe yagaruka ndetse abafana babashe kongera kuyireba. Ni ibintu rero abafana batakiriye neza mu by'ukuri bakimara kumva yuko iyi ndirimbo yabo yasibwe. Nyuma yo gukora ubukwe, indirimbo Ni Forever ya The Ben yamaze gusibwa ku rubuga rwa YouTube, aho yari irebwa cyane n'abantu benshi bakunze ubutumwa n'amashusho agize iyi ndirimbo. Nk'uko urubuga rwa YouTube rwabitangaje, iyi ndirimbo yakuwe ku busabe bw'ikigo cyitwa Drone Sky Limited gishinja uyu muhanzi ikirego kizwe nka copyright crime, aho umuntu akurega iyo ukoresheje igihangano cye utabiherewe uburenganzira. Ibi rero nibyo byongeye kuba kuri The Ben ndetse na Bwiza ku ndirimbo yabo yitwa. Nyuma rero mu minsi 6 gusa iyi ndirimbo Best Friend yari imaze kurebwa n'abantu barenga miliyoni. Tariki ya 19 Ugushyingo 2024 nibwo umuhanzikazi Bwiza Emerance uri mu bagezweho yahuje imbaraga na Mugisha Benjamin, maze bashohora amashusho y'indirimbo bise Best Friend. Kuva uwo munsi ikundwa cyane ku buryo batwaye iminsi 6 gusa ngo yuzuze miliyoni irenga y'abamaze kuyireba ku rubuga rwa YouTube. Ni indirimbo rero yakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki nyarwanda kubera ko amagambo ayigize yose agaruka ku rukundo rw'umusore n'umukobwa. Uyu mukobwa usanzwe afashwa n'inzu ifasha abahanzi ya Kika yayigezemo muri Nyakanga 2021 atsinze irushanwa rya The Next Diva indi mbuto competition season 2024, aza kuhakorera indirimbo zirimo Ready, Soja na Monitor n'izindi zigiye zitandukanye. Ni umukobwa rero watangiranye imbaraga ku buryo mu gihe cy'imyaka 2 gusa yari amaze gushyira hanze alubumu ye ya mbere, ndetse ari no kwitegura gukora igitaramo cyo kumurika alubumu ye ya kabiri kizaba muri Werurwe 2025. Iyi ndirimbo rero Best Friend aherutse gushyira hanze yakoranye na The Ben mu buryo bw'amajwi audio yakozwe na Roda. Ni mu gihe amashusho yafashwe akanatunganywa na John Arts uri mu bakomeye mu Burundi, ikaba imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo rero ku munsi w'ejo nibwo byatangaje ko yasibwe, kandi byaragaragaraga wakoraga search ntuyibone. Ubwo rero Bwiza ahita anasohora itangazo ku rubuga rwe rwa Twitter avuga yuko indirimbo ye yasibwe, yihanganisha abafana be ababwira yuko mu minsi mike cyane bari gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ndirimbo igaruke, ndetse akavuga ko agomba kugirana ibiganiro n'uwatumye iyo ndirimbo isibwa kugira ngo yongere ibe yagaruka ku rubuga rwa YouTube.
hanyuma abafana bongere babashe kuyireba. Ni indirimbo mu by'ukuri nziza, ni indirimbo yakanyujijeho, ni mu minsi mike cyane kandi ikarebwa ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu rero byababaje abafana, ni ibintu bitakiriwe neza bitewe n'ukuntu iyi ndirimbo yari iri mu zikunzwe. Ni indirimbo rero nababwira yuko muri aka kanya amakuru mfite nuko indirimbo Best Friend ya Bwiza yamaze gusibwa, ikaba ntayiriho mu by'ukuri. Reka rero twizere ko iri bugaruke, bari bugirane ibiganiro, indirimbo ikongera ikagaruka tukabasha kongera kuyireba.